nagiye mbona feedback yanyu atandukanye ariko navuga ngo abenshi nabajene bakigera muri diaspora bambajije bati ese Musa watugiriye ihe nama kuvuga ko ufite experience muri diaspora. Inama ya mbere nakugira mbere yuko uza muri diaspora cyangwa se niba umaze igihe gito uhageze biranashoboka ko wabuhamaze igihe kinini ariko ushaka kongera kwisubiraho. Inama ya mbere no kubanza gusetinga goals ukavuga ati jewe naje kubwiye impamvu iyi niyi. Ushaka ko waraje uje gushaka amashuri nkuko nabivuze ushize, amashuri meza kandi menshi arahari, kimwe nuko waba waraje gushaka amafaranga. Nuza uvuga ngo nje gushaka amafaranga gusa bizakugora kuyabona ko uzabyibonera muri ubu Buraya. Niyo waba uhembwa ibihumbi 5 hari ibintu biyarya ku buryo udashobora kuyabika. Nuvuga ngo niba uje ufite umushinga précis, urashaka kujya kubaka inzu, ufite business runaka ushaka kujya gutangira, haba ari hano i Buraya cyangwa se muri Afrika, biragusaba ngo uzi umubare exact cyangwa se icyerekezo cy'umutahe ukenewe muri business ushaka gukora. Ubwo rero niho ndi bubashe kubona uko ngusobanurira neza step ikurikiyeho. Akenshi iyo uje muri mode ya precarité, ubwo precarité nyine ni mu gihe uje uri mu bukene, uri mu buhunzi, uri mu bikiniki, ufite uje nta muntu usanga, uje nta kazi uje gukora, icyo gihe bo bakorienta mu kazi bakeneyemo abantu. So hari rero uhagera ukahuriramo n'abandi bantu nanone babaye mwako kazi, bo bavukiye no cyangwa bakuriye no, kuko ikintu nabonye abantu b'ini Buraya ufite bakunze kugendera ku mahame ya famille zabo. Nuvuga ngo iyo umwana w'umuhinzi wiro turuvaye umuhinzi, iyo wanyu bafite boulangerie wiro ubaye nawe umucuruzi w'imikate, iyo ikiwanyu bakoze akenshi nicyo ukunda kubamo. Epi nta nubwo bakunze gukora icyo twita rite de classe. Nuvuga ngo niburi wa muntu nyine ukora akazi kari aho ngaho gaciriritse, ntabwo akenshi ukunze kuvamo wa muntu uhinduka rwiyemeza mirimo, kuko usanga barwiyemeza mirimo benshi iwabo bari bafite umutahe, bari bafite entreprise, ugasanga bari gusigiye we urayikomeje. Ni gakeya cyane yo kubona umuntu yitumbukije agatangira kuri zero, kuko hano baguhereza protection vraiment, baguhereza uburyo. Ni kuvuga ngo umwana w'umufaransa n'urugero, kuko niho ngiye menyereye cyane, system ikora ku buryo amashuri uziga, akazi uzakora, retraite uzahabwa, yewe kugeza no kumva bazagushyingura. Ibyo bintu usanga ari ibintu biri planifié, biri ku murongo, ku buryo akenshi biragoye ngo uve hano ujye hariya. So wowe rero noneho w'umunyafurika winjiye mu Buraya, ntabwo uzi systeme yaho, ntabwo uzi akazi gahari, ntabwo uzi icyakuzanye, waje system mu mutwe uvuga ngo uje gushaka amafaranga, nibwo uri buze kwirotruva ugiye muri ka kazi utazi ibyo ugiye gukoramo. Nuhuramo n'abari abantu bazahita bagukonditiona wisange ugomba kuba nkabo, nubwo baba bari mu mutwe tuzi twabo ushobora kwita ko duciriritse. Ariko usanga umwana nka sekuru yaramusigiye nk'uduhumbi 20 kuri konte, ugasanga papa we yamusigiye nawe nk'utundi duhumbi 20-30 kuri konte. Abo ni abantu basanzwe monsieur madame tout le monde, ku buryo umwana wabo agera mu myaka 18-20 yinjiye mu buzima bwa professionnel bwa mbere, abafite utwo dufaranga. Umva, miliyoni ibihumbi 50 bishyire mu manyarwanda ni miliyoni 50. Nawe kuguhereza miliyoni 50, warangiza ukajya kwiga ugakubita imyaka 5 ukabona maîtrise, warangiza ukaza mu kazi bagukubita ibihumbi 2, uko imyaka igenda izamuka mu gaciro, ukikubita mu bihumbi 3, ufite inzu ababyeyi bari barakubakiye, twa dufaranga twawe n'ubundi turacyagenda twifructifia kuri banki, kuri konte yawe, nta mpamvu yo kwitesha umutwe. So nuza rero ukinjira mu iyo systeme, uzibagirwa ko we utwo duhumbi 50 ntatwe iwanyu bagusigiye. Uzibagiza ko ufite umuryango wasize muri Afrika ushaka kuwutunga, ufite urugendo urapanga ko n'igihe kizagera ugasubira iwanyu muri Afrika. Ntago mufite ubuzima bumwe, biragusaba ngo ugire mindset ityaye nk'icyuma. Ariyo mpamvu nkubwira ngo iyi video ntuyiveho kugira turangije, ahubwo nibinaba ngombwa uhisharinge no ku bandi bantu uzi bafite ikibazo nk'icyo cyawe. Inama ya kabiri ndi bukugire, ndagusaba ngo ukigera muri ubu Buraya utarabona n'ibyangombwa yewe ugihuzagurika, banza ushakishe mentor. No kuvuga ngo wamaze gusetinga goals zawe, uzi cya kintu ushaka kugeraho, yenda kukigeraho biragusaba guca mu ishuri cyangwa se biragusaba kunyura mu kazi. Nujye gushaka mentor, ndakugira inama yo kureba mbere na mbere wa muntu wakoze bya bintu ushaka gukora, bya bintu ushaka kugeraho, umwe wageze hejuru cyane akabigeraho nk'uko wifuza kubigeraho. Kandi nanone niba bitabaye ibyo ngibyo, nakugira inama yo gushakisha wa wundi wabigerageje akabitangira, akenda maybe kubigeraho ariko bikamunanira. Uyu munsi niyo yaba yicaye hasi ari kuri za location familiale,
ariko burya wa muntu wabigerageje aza aho byapfiriye, aho ngaho yabasha kuhakubwira kugira ngo wowe uzahirinde. Wirinde kugirwa inama n'umuntu utari muri feed yawe. Birashoboka cyane ko njyewe nize sinema nk'uko nabikubwiye, ushobora kuba ari njyewe wakuzanye. Ninkuzana desire nzakujyana mu maekole ya sinema niyo menyereye, nzakujyana mu bintu bya audio visuel, nzakujyana muri communication, nzakujyana muri media, nzakujyana mu iyo feed yanjye. Nyamara wowe birashoboka cyane ko wifitiye inyota yo kumenya ibintu bya nucleaire. Ibintu bya nucleaire swati waje Burayi ushaka kubyiga kugira ngo uzamenye kubibyazamo energy, ugiye gukora uruganda ruyiproduiza mu gihugu cyawe, cyangwa se waje kwiga iyo nucleaire ushaka kugira ngo wibere umusirikare, noneho uzagiye gukora ibisasu bya kirimbuzi ku buryo igihugu cyawe kitazongera kujya kugura hanze, kizaba kifite intwara aho ngaho wewe wakoze. Niba ari cyo cyakuzanye ukaza kungisha inama, urumva inama nzakugira ari izihe uretse izo gufata kamera ugafilima? Yes, mu miryango yacu rero akenshi usanga ari byo bitubayeho. Uje ari mukuru wawe ukuzanye, ari so wanyu, ari ababyeyi, ni abaganga, ni abubatsi, niki wowe ufite izo nzozi zawe zindi, barashaka kukujyana mu byabo kandi ibyo byaba atari byo byawe, kubera umuntu yakwishyuriye ibidolari bye, umuntu yagukoreye amafeke ye, umuntu yagukoreye iyo bwabaga, yendaga gushyira ubuzima bwe muri danger. Nawe urahita kuca bugufi uvuge ati okay musaza, ibyo mbwiye ndabyemeye, reka bari byo nkora. Ariko reka nkubwire bro, sister, ikibazo nuko uko imyaka igenda ikura, numara gukura uzasanga ubuzima bwawe bufite mu kiganza. Nusanga warakora ibintu udakunda, ibintu utishimiye, wowe uzababara. Maybe wa mubyeyi wawe atakiriho, wa mukuru wawe afite izindi occupation zindi, waratangiye ubuzima bwawe, ushake gusubira inyuma kugira ngo usubire muri bya bindi byawe. Nujya gusubira inyuma usange biragusaba kubyinvestisamo imyaka 5 cyangwa se 10, bizakurya ku mutima. Nyamara ufashe icyemezo uyu munsi, niyo yakubuda ukabona ntiyishimiye ibyemezo ufashe, amaherezo wowe uzanezerwa, kuko ntago yagufashije kugira ngo akubere umuyobozi w'ubuzima bwawe, ahubwo ni nk'umuntu waguhaye ikiganza kugira ngo aguhagurutse hariya wari waguye, noneho nawe wikomereza inzira. Cyase ni nkuko wafata bateri ukajya ku modoka y'undi, imodoka itari kudemara, ukamuboostinga, ariko iyo umaze kumuboostinga ntabwo ari imodoka yawe ikomeza gutwariye. Icyo kintu gishyire mu mutwe rero. Niba rero wamaze guhitamo mentor, yamaze kuguhereza inama, ibyangombwa wamaze kubibona, winjiye swati mu ishuri cyangwa se mu kazi, ndagira nkubwire ngo amashuri muri ubu Buraya ntabwo ajya akiza pe, ntabwo ajya akiza. Kereka yenda se ugiye nko muri politike, niho tuvuge se ubaye nk'umudepite, uba wizeye ko uzakora iyo manda y'imyaka 5, warangiza iyo myaka 5 n'ubundi ukazaba ufite ka retraite kazagukurikira ubuzima bwose. Ariko mu yindi mirimo yindi isanzwe uzatangirira nko ku 1800 urangije kwiga masters degree, imyaka 5 ya kaminuza, ku buryo ushobora nko kuzajya muri retraite ku myaka 62 ugeze nko ku 3500 bine, niba koko uri muri za poste ziyubashye. Ariko muri bwa buzima busanzwe ka kazi abadiaspora benshi dukunze gukora, usanga n'ubundi tugera muri retraite tutarabasha kugera mu 3000. Ariko muri ubwo buzima iyo wize ayo mashuri ukora akazi katakuvuna, wibereye aho ngaho mu biro cyangwa se ukajya aho ngaho kuri terrain, ukora akazi ku buryo ugenda mu gitondo ukagaruka ku mugoroba utananiwe pe, ubu kimeze neza, ubu gikomeye. Ariko nanone aka kazi twebwe dukunze gukora k'imbaraga, kari akazi kadasaba kwiga amashuri menshi, nk'urugero nk'akazi k'ubwubatsi, iyo utari engineer ngo aba ari we winterprete ama plan cyangwa se umu architecte ngo ujye gushushanya ayo ma plan muri kabine yawe, uri wa mutipe ujya kugikwa. Nawe urabyumva, ugera ku myaka 62 ya mafaranga yose wakoreye uyahereza muganga. Okay, hari sécurité sociale, za mituwele n'iki bazakomeza bakuvuze, ariko n'ubundi uzasanga uzajya muri retraite bajye baguhereza n'ubundi udufaranga dutumubaho tw'intica ntikize, no kuri twa tundi wabitse tukomeze kugufasha kugupushinga mu buzima. Ya nzu wishyuye warangije kwishyura, ni byiza ntabwo uzaba ukishyura aya nyiri byondo, uzaba ufite ibigutunze n'umuryango wawe, n'ukuri bizaba bikunyuze. Ariko nanone niba ushaka amafaranga menshi, niba ushaka kugaruka ukinvestisa, nanone hari izindi nzira.
reka yenda nguhereze nk'ubuzima bwo mu Bufaransa ngewe uko mbubona. Niba iyo objectif yawe ari iyo gukorera amafaranga menshi mu gihe gitoya, ukabasha gukora udushinga twinshi twihuta kugira ngo swat mu gihe runaka uzitahira iwanyu hakiri kare, cyangwa se nugera no muri retraite uzaba ufite udufaranga duhagije. Dore inama nakugira ukiri mutoya ariko unakuze, nubwo bwose amahirwe yawe ukuze ari make kurusha uri mutoya, ariko reka nguhereze iyo sample yuko mbona ibintu. Ushobora nko guhita kutangira gukora mu byo bita interim. Ni ka kazi ukora iyo wabonetse n'umukoresha nawe ashobora kukwirukana igihe ashakiye. Mu by'ukuri interim ntabwo uba ufite protection nk'umuntu wasinye contrat y'ubuzima bwose cyangwa se igihe runaka kiri determiné. Kubera iyo flexibilité yo contrat ari wowe ari umukoresha, buri wese ashobora kwihagarika igihe ashakiye. Icyo gihe bituma baguhemba amafaranga menshi, ushobora kwakimira amainterimu menshi icyarimwe, ugakora ku buryo ukora nk'utuzi dutatu ku munsi w'amasaha 24 ukagira ubukamo nk'amasaha 6 gusa, ugasanga andi masaha yose urimo urakora akazi kenshi. Ushobora guhita ko umbwira ati none se ninzaba nakoreye amafaranga menshi ko nzishyura imisoro myinshi, bitwaye iki se? Urumva ko n'ubundi wundi winjije menshi mu by'ukuri niwe uri buze gusigarana income nyinshi kurusha wa wundi wakoze akazi kamwe atuje ari tranquille. So noneho uragiye kubisa interim yawe uyikubise nk'imyaka 2 cyangwa imyaka 3. Mw'icyo gihe wibera muri ghetto, udasohoka iby'abakopine ukabyihorera, kereka ubonye umukopine nawe muri mu nzira zimwe, wa mwana muzajya muhura aje kugupushinga, ataje kukubwira ngo tugende kurira muri restaurant 5 étoiles aho ujya guspendinga amayero 200 ku mugoroba umwe, nyamara wari kwigira muri supermarket cyangwa se ukajya hariya mu isoko, kuko hari amasoko hano ameze nk'ahari amasoko ya Kimironko. Ushobora kuba wakwigiramo ukigurira utwo tuboga, ukigurira akanyama, ukigurira kira kitu, ugasanga aho wari gukoresha ayo mayero 200 uguzemo udukuruse tw'amayero 50 muturiye ibyumweru 2. Niba akazi kawe kari ahantu hari desservi na transport public, mpamvu yo kugura imodoka izagusaba kwinywesha ama essence, imodoka izagusaba kwishyurira ama parking, bizagusaba kwishyura ama assurance, bizagusaba kwiroturuva n'ubundi abajama baguhamagaye wideplashije ni muri ntiwakoze wagiye mu karora kanaka, imodoka izagukonsoma. En fait wirinde ibyo bintu byose byagukonsoma, wirinde ibyo bintu byose wita ngo ni iby'abasirimu, by'abadiaspora, by'abanyaburaya, ibyo bishyire ku ruhande. Wewe wemere kwiberaho nk'umukene, ukubita iyo myaka yawe 3 uri muri interim. Noneho nurangiza ya myaka 3 muri interim, udufaranga twawe twose kuyemo twatundi nyine wakoze kuri black washyize ku mufuka cyangwa wohereje abantu, ariko ya mafaranga yose wahembwe ku buryo buri declaré, twohereze kuri konti yawe. Wereke mu banki wawe ko ufite credibility, umwereke ko ayo winjije iyo ukwezi kurangiye uba we parinye menshi, ufite umwereke ko utari umuntu konsoma cyane. Noneho ejo uhite ko umukino uhite ko uhagarika ka kazi wari urimo nyuma y'imyaka nk'itatu. Wibuke ko uko baguhemba buri kwezi hari udufaranga bagushyirira kuri konti ya formation, ku buryo nka nyuma y'iyo myaka 3 ushaka gusanga ufite 5,000 bitewe n'akazi wakoraga n'amafaranga winjizaga. Noneho aho ngaho niho uri buze kureba bitewe n'utwo twenteri wagiye ukora hirya no hino. Hari ahantu uzagera ubone urahakunze, hari feed uzageramo wumve irasa nawe, ugenda ukubite formation iyo feed. Numara gukubita iyo formation ni wayikubita umwaka umwe cyangwa amezi angahe, uhite kugenda usabe CDI. CDI ni contrat à durée indéterminée. Iyo ufite iyo contrat CDI ni nkaho muba muvuganye n'umukoresha wawe tigiyewe tuzakorana kugeza nshaje, kugeza ku myaka 62 niyo myaka ya retraite hano mu Bufaransa. Niba kukubita iri CDI wifite nk'utwo duhumbi nka 50 wabitse kuri konti, nubibika imyaka 3 ufite amabilité de salaire yaho wagiye ubikorera, ayo mafaranga nuyereka mu banki wawe ukamwereka noneho ko washyize agapira hasi ko winjiye muri CDI, ko wafashe akazi kari stable, umubanki wawe arahita guhereza inguzanyo ugura inzu. Par exemple uranagurira n'ikizu kinini rwose nk'inzu 300,000 400,000. Noneho niba uri mu mujyi nk'uyu nguyu warire ntuyemo, umujyi urimo abanyeshuri benshi ntazi umubare wabo barenze n'ibihumbi agiza by'abanyarwanda n'abarundi, noneho uyikubisemo utudiplex cyangwa se ugiye ucamo utuntu tw'udushambure, ufasha agashambure kamwe ukabayemo, utundi dushambure dusigaye udushyize muri colocation. Suppose ufasha abakolokateri muva mu gihugu kimwe muvuga ururimi rumwe, ariko nabo ukagenda ureba dossier zabo ugafata abakolokateri batazabikuzanaho, kuko ino fegafe ifo kwitonda cyane, kuko hana amategeko arengera ukodesha kurusha nyiri byondo.
donc il faut ko ubona abapangayi bameze neza, ukuyemo nk'udushambura 10 buri munyeshuri wese akwishyura 300 ku kwezi, urumva ko ari 3,000 byinjiye ku kwezi, kandi nawe uba mw'iyo nzu yenda se iyo nzu urishyura credit yawe tuvuge se urishyuramo 500 cyangwa 1,000, uri buze gusanga utuye mu nzu utishyura, abapangayi bawe nibo bayikwishyurira, kandi kuyo bakwishyurira ugira naho set irenzeho, ufite na kakazi wakoreye formation, ni kakazi utagikora wiyushya akuya, kuko uyu munsi noneho kubera wakoze formation mw'iyo domaine, ako kazi uri gukora yenda se uri mu responsable, uri umushefu, niyo waba utari n'umushefu ariko ufite akazi kakuryoheye, amafaranga yako akaza yongera kuri yandi y'abapangayi, uri buze kugira utya tuvuge nka nyuma y'umwaka ugende n'ubundi wongere ufate amafaranga, kuko ayo bakwishyuye yose wagiye kuyabitsa kuri ya banki, n'ubundi banki wongere uyisaba andi mafaranga, wongere ugure indi nzu ya kabiri, ugure n'iya gatatu, ku buryo uzajya gusanga nka nyuma y'imyaka 10 uzaba ufite nk'amazu 5, kandi noneho buri nzu yiyishyura, nawe kakazi kawe ugakomeje. Niba ushaka kwitahira iwanyu, swat za nzu uzazireka zikomeze zibemo abapangayi, cyangwa se uzazigurisha zose ufate wa mutahe wawe icyarimwe wimanukire muri Afurika. Byo bivuga ngo umubankiye azakugirira icyizere bitewe n'amafaranga winjiza, ayo ukonsoma n'ayo usigaza muri konti yawe. Urabyumva ko umubanki akazi ke no gucuruza amafaranga, niba uri umukiriya mwiza umuzanira amafaranga ukayamubitsa, nawe bizamworohera kugutiza amafaranga ye, kuko afite icyizere cy'uko uri umuntu uri credible, uri umuntu wishyura. Urwo rugero rw'amazu nari ntanze nuko ariyo business abantu bose bajya bavuga, ariko hari andi ma business menshi atandukanye. Ushobora kubona indi opportunité iyo yose ya business igusaba kuba ufite udufaranga two gutangiriraho, igusaba gusaba banki ko yakuguriza. Yenda reka nguhereze nk'urugero, nkanje mu myaka yashize hari igihe nigeze ngira opportunité iza ntayiteguye, iza ndafite credibilité, kuko iyo opportunité yaje nkiri umunyeshuri. Iyo opportunité yari iyo gukora transport de personnes, ni periode igihe Uber cyangwa se Uber ku ba francophone yari kimara kugera mu Bufaransa. Ndi mu bantu ba mbere babimenye, abandi nabo bagenda bizamurira business zabo bandebeyeho cyangwa se barebeye ku bandi. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe abashoferi twakoreshaga ntago bari bafite ama attestation spécifique cyangwa ama diplôme spécifique kugira ngo badukorere. Icyo gihe byansabaga kubona umushoferi ufite permis maze imyaka 3, urengeje imyaka 18 y'amavuko, agakora visite médicale yishyura amayero 30, ejo nkamujyana kuri Uber yabaga afite akantu k'agatest akora minota nka 30 na minota nka 15, ako ngako namufashaga no kugakora, ngahita ko nyenda ngafata imodoka swati nkayigura cyangwa nkajya kumukorera location. None nafite n'amasosiyete twumvikana yahitaga mpereza amarocation, umushoferi ngahita muhereza, ku buryo ndibuka ko nkaseye nigeze ngira ku bashoferi 50 bose bararegistre kuri societe yanjye mu gihe kimwe. Mwabo 50 nta numwe wari ufite carte VTC. Uyu munsi rero nicyo kintu basigaye basaba, kuko ari epoque giye kugira ngo nkore iyo business, nuko nari narahuye n'umumantoro wangiriye inama w'umuhinde, anyereka akantu kitwaga Atout France. Ako papuro ka Atout France nagafashe nkiri umwetijya, ndakabika nagakoreshaga muri vacances nk'urutura ka de temps en temps, ariko noneho ya Atout France yanjye Uber ije abari yiheraho. Noneho tuza kuva kuri Atout France tujya kuri Capacité Roti. Ni formation nakoze ukwezi kumwe, ndagenda mpasa ikizami ndagitsinda. Noneho bivuga ngo byansabaga buri gihe kujya muri direction ishinzwe transport nyine muri région, narindi muri Île-de-France, donc région Paris, nkerekana capacité financière. Byansabaga kwerekana ko mfite 1,500 juste 1,500 € na bloqué kuri compte ya entreprise, aricyo bita nyine capacité financière. Icyo gihe bagahita mpereza indi copie ya licence, nkazana umushoferi. Uyu munsi ntago bigishoboka. Uyu munsi kugira ngo winjizemo umushoferi bimusaba kuba afite carte VTC, kandi uyu munsi umuntu ufite carte VTC nawe ubwe ashobora kujya kwikodeshereza imodoka akikorera ku giti cye, cyangwa se akajya kwisabira credit bank nawe akaza akikorera ku giti cye. Niyo mpamvu ahantu nkomera mpaca umurongo, hari abahitamo guca mu mashuri menshi kubw'impamvu, hari n'abahitamo gukomeza akazi kubw'impamvu. Ariko icy'ingenzi, iyo wari ufite goal mu myaka 10, aho niho ubona ngo ya mashuri hari icyo yamariye, cyangwa se twatuzi twinshi nagiye mvangavanga hari icyo twamariye. So muri iyo case rero
no kuvuga ngo rwa rugero rwacu twahereyeho, ufite ya nzu yawe, ufite abapangayi, ufite akazi kaguhereza CDI, ufite n'utundi tujob tundi ku ruhande, wongeye kubona opportunité nk'iriya nagize kiriya gihe Yuba igitangira, direct urahita kujya kuri banki yawe, ufate ya nzu yawe uyitangemo hypothèque, uhite ko uwerekana twa dufaranga ufite muri konti, ugaragaze ko ufite iyo credibilité, direct umubankiye umwereke business plan, ahite ko abona kuri umuntu w'umukozi ufatika ibihumbi 100, ahita biguha, ugenda ugure mu tumodoka dutanu nk'utu twa Peugeot 508 twa Renault Laguna, utumodoka turi 0 km, ugahita udushyira ku muhanda, buri kamodoka kakajya kakubyarira amafaranga mu gihe cy'imyaka 2-3 ukaba warangije kwishyura ideni ry'abandi. Donc iki nari nkikubwiye ngira nkubwire ngo hari opportunité menshi, hari ibintu byinshi byo gukora, ariko kugira ngo ubashe kubikora biragusaba iyo credibilité. Hamwe nabyo wasabye n'ubwene gihugu, icyo washaka icyo gihe wagikora uba umeze nk'umwami. Mu by'ukuri business ni nyinshi, icy'ingenzi bigusaba just wowe kwigirira icyizere, ugatinyuka. Iyero rimwe wemereye gufungura entreprise, arega buriya kugira ngo ukore entreprise bigusaba soit kuba ufite igitekerezo kidasanzwe, bigusaba ko warabonye ikibazo gihari ukakibonera igisubizo, cyangwa se ni skills uba wifitemo abandi bantu badafite, ukabasha kuzikoresha nyine abandi bakaziprofitaho bakakwishyura. Entreprise nyinshi mu myaka 2 zirahomba, kuko abantu benshi ni hari ugira igitekerezo ukagira ngo gukora feri biroroha, ariko burya kuba rwemeza mirimo no kugira umutwe munini uzi kubasha guhandoringa ibibazo. Icy'ingenzi ni ugushirika ubwoba ukiyemeza gutangira. Iyo wiyemeje gutangira ufite ide ifonctiona kandi uri umuntu wabyiteguye, utaraje gukina no kuri je te promets birakunda, entreprise yawe irazamuka, kuko hano hari abana benshi nzi biwacu abo twatangiranye icyo gihe, uyu munsi bafite amakamyo no mu modoka n'utumodoka, amazu arenze 5, kandi rwose birimo birakunda. Donc nawe byashoboka. Reba niba ufite igitekerezo, reba niba ufite skills, reba cyangwa se niba hari need, hari besoin wabonye muri community cyangwa muri societe ushobora gukemura. Iyo wiyemeje kwiyinvestisa, ifo kwiyemeza ko nyine ugiye gushyira ukuboko mu muriro. Niyo mpamvu benshi badafite bene uwo mutwe wo kurwana iyo ntambara bahitamo kwibera abakozi. Ukaba ufite umuntu waguhaye kontra yawe hari ya CDI, ukaba wizeye ko ari ibyo bihumbi bya 2500 azajya bigohemba buri kwezi mpaka upfuye. Bityo ukajya wibyukira ukirira umureti n'umugore wawe n'abana, ukikoremereza ubuzima nta nduru, uzi ko ibibazo byose ari boss uza kubyitaho. So nawe rero uri kunkurikira, reba ide yawe, kandi ndaguhamiriza ko business nziza ni kaka ide uzazana ku bintu byoroshye, nyamara byari bisanzwe bitesha abandi umutwe. Umuntu wakoze pubere, ijambo twese pubere turarikoresha, ariko ndakubwiza ukuri ko rira pubere ni izina ry'umuntu, kuko mbere bari bafite ukundi bata imyanda yabo. None uriya mugabo aratekereza, aravuga ati ariko nyamara dushaka kujya dukora utubaketi twa plastike, umuntu akajya ashyiramo amasashe. Ibyo ngibyo akaba ari byo abantu bashyiramo imyanda. Puberi n'uyu munsi abamukomokaho baracyahabwa amafaranga y'iyo marike ya depoje. Guys, ndabona ijoro riratwatrapye, reka turekeraho. Ibyo ntavuze uyu munsi n'ejo n'umunsi nshobora kuzabivuga, ariko ntiwifate. Niba ari icyo ushaka kumbaza ukimbaze, niba ari icyo ushaka ko twakorana ureke tugikorane, kandi icyo nzi cyo ibyiza biri imbere. Jewe hano ndi umuntu kimwe nawe, ndaguhereza ku byo mfite, nawe ibyo ngibyo ufite ubikoresha uko biri. Ndakurahiye ko nubishaka birakunda. Be blessed, Imana iguha umugisha, imigambi yawe wumve ko ishoboka. Nushaka ibyiza bizaza, kandi nubihunga nabyo bizaguhunga. N'ejo n'umunsi tuzakomeza.